Musare umusore gushushanya bananga bashushanya bari benshi cyane ba Musare azwi ku mazina ya Musare Paradis, umusore ufite impano yo gushushanya ku buryo budasanzwe, ku buryo yashushanyije umuntu cyangwa se ikintu runaka biba bisa n'iyo shusho yashatse kurema. Nawe irebere ngo impano yo gushushanya yayitangiye ku myaka mike cyane, imyaka 4. Amaze gukura ngo yegereye mama w'umubyara aramubaza n'amatsiko menshi bati, ese mama, impano yo gushushanya nayitangiye ryari? Mama we nawe ati, muhungu wanjye buri impano yo gushushanya warayihoranye kuva na kera. Ngo washushanyaga ibishushanyo bitandukanye nubwo wari muto, ariko byari bitangaje. Ngo no ku ishuri abarimu bawe bakomezaga kumbwira ko ufite impano idasanzwe. Ngo nanjye nkakomeza kubireba, ariko icyo gihe ntacyo nari kubikoraho. Ngo gusa nanjye narabikundaga iyo nakubonaga uri gushushanya. Ngo ko ni ibintu byari mu maraso yawe kandi ubikunda cyane. Ngo akibimenya ko impano ye yari ya kera, yakomeje kubikora, akabikora aruhura mu mutwe. Ngo gusa yaje kubona ko ari ibintu bye, nuko atangira kubikora ashushanya ibishushanyo bitandukanye, yaba abantu cyangwa ibintu yashatse kurema. Ngo Musare kugira ngo ashushanye byibura igishushanyo cyiza, ngo nuko byibura bimutwara icyumweru kimwe. Ngo ariko nanone bigaterwa n'ingano y'igishushanyo yashatse gushushanya. Ndebera nawe, ukibona iki gishushanyo cyangwa iki gihangano uhita wibwira umuntu uwo ari we. Na wundi atari Knowless Butera, umuhanzikazi nyarwanda usanzwe ukora umuziki nyarwanda abinyujije mu kuririmba. Urabona ko ari Knowless nyawe, nta nubwo washidikanya. Ibi ngo byatangaje benshi, ngo ndetse nawe byaramushimishije agishyira igishushanyo cyangwa iki gihangano yashushanyije cya Knowless. Si iki gihangano afite gusa, kuko agenda akora iby'abahanzi batandukanye ku buryo ubibonye wese abyishimira. Ngo iki gihangano cya Knowless akigikora ngo byaramunejeje. Knowless akibonye ngo nawe biramushimisha cyane, ngo atangazwa n'impano uyu musore yifitiye. Ngo si Knowless gusa, abakibonye bose ku mbuga nkoranyambaga za Knowless ndetse n'iza Musare batera comment bati wow, bisa neza, asa na Knowless neza Musa. Urumva rero ko abantu benshi batangiye kwishimira ibishushanyo cyangwa ibihangano by'uyu musore. Ikintu gitangaje nuko Paradis cyangwa se Musare adafite impano yo gushushanya gusa, ahubwo ifite impano yo kuririmba, impano yo gusiga ndetse n'iy'ubwanditsi. Ngo ibi nafatanya n'impano yo gushushanya akabikora neza. Musare yakoze ibisigo bitandukanye, yandika inkinamico zitandukanye ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye. Twavuga ku gisigo yasohoye n'ubundi ari kumwe n'umusizikazi bita Kibasumba, uzwi cyane mu nganzo y'ubusizi. Ngo mu bintu bituma agera ku ntego ye ngo nuko akunda ibyo akora kandi akabiha agaciro. Ngo iyo urebye uko yatangiye naho ageze ngo ni ibintu bitandukanye cyane. Akomeza anagira inama urubyiruko bibitseho imana ariko bakanga kuzigaragaza kandi bafite ubushobozi bwo kubikora. Nandika ndi professional script writer mu buryo muri domaine y'amakinamico, muri domaine y'inkuru, ariko nabwo ntago nabutangiye kera. Gusa nibuka ko nigeze kwandika igisigo kimwe niga muri segonderi, hari mu mwaka wa 2012. Ubusizi rero nabwo ni impano ijyana nanone no kuririmba, kubera ko mfite niba navuga ngo ni moto ivuga ngo ubusizi ubuzima butazima. Ubusizi rero nabutangiye kubera ko nabonaga bufitanye isano no kuririmba, ariko bugasa naho bwo buvuga ibintu mu buryo bwagutse ugereranyije n'indirimbo. Ubwo rero niyumvisemo iyo mpano nayo iza isanga izo zindi mfite. Ndavuga nti rero iyi ni impano ishobora kumfasha kugaragaza ibitekerezo mfite bishobora gufasha n'abandi. Hanyuma rero nayo natangiye kuyagura mu myaka nk'ine yishize muri 2019 na 2020 gutyo. Urumva ndabifatanya. Abantu benshi muri iki gihe batekereza ibintu bihita bizana inyungu muri ako kanya. Urumva bigomba kujyana n'amafaranga. Ibijyanye n'ubusizi cyangwa se n'ubuhanzi muri rusange cyangwa n'ubugeni ni ibintu bisaba ko uba ufite icyo twakwita mu cyongereza passion, ubikunda. Kuko ugiye kubikora uvuga ngo
ejo cyangwa ejo bundi ngomba kubona amafaranga bishobora kuguhinyuza. Birasaba ngo fondasiyo ya mbere abe ari urukundo, kubera ko iyo ubikunda bishobora gutuma ubiha umwanya urenze. Muri uko kubiha umwanya rero niho hava icyo bita professionalism, urushaho kubinoza kandi ikindi ukagira ukwihangana ngo abantu ntago bari kundeba, nakoze igisiga abantu ntibakibona, narashushanyije abantu ntibagira icyo bavuga, akagenda agacika intege. Ese niba ufite impano runaka ariko utayigaragaza, igihe ni iki wabikora nawe kandi bigashoboka? Musare yabitangiye abona yuko ari ibintu bidashoboka nubwo byari mu mpano afite, ariko ngo iyo ataza kubiha agaciro ntago byari kumugeza aho agejeje. Ngo ibihangano bye akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo abishyire ahagaragara, nko kuri YouTube, Instagram, TikTok, Twitter n'ibindi. Ese waba ufite impano nawe utaragaragaza, cyangwa nawe uracyitinya? Igihe ni iki kugira ngo ukore rubanda babimenye, isi yose imenye ibikurimo, ibikuvamo, ibyo ukora byose, kuko uri umuntu udasanzwe. Paradi cyangwa Musare yabitangiye ari ibintu bitoya, ariko ubu bimugejeje ahantu hadasanzwe. Niba wakunze ikiganiro, twandikire aho muri comment section cyangwa utwandikire kuri 0789990281 cyangwa wanyuza n'ubutumwa bwawe kuri email ntagara2@gmail.com. Ngayo nguko umusore Musare ufite impano idasanzwe, atari yo gushushanya gusa, ahubwo iy'ubusizi, iy'ubwanditsi, iy'ubuhanzi. Ntaragenda rero, muri Ntagara designer twabashyize igorora, ubu twabazaniye imyenda myiza cyane. Turakwambika neza mukobwa nawe mubyeyi, ugasa neza cyane, imyenda myiza igezweho, style nziza kandi wifuza. Si ibyo gusa kandi, iyo wumva udasobanukiwe n'uko ushobora kujyanisha imyenda, nabyo turabigusobanurira kandi tukabigufashamo kugira ngo use neza. Tugane muri Ntagara designer, dukorera downtown, umuryango wa G17, tukwambike, cyangwa utwandikire kuri 0789990281. Ntagara designer, we are here for you. You ring, we deliver. Mbifurije guhamuka ronka.